إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وشيمنا نقصين يزبني بجاء الله سبحانه وتعالى أمورني مجشا وساكا لكم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبا ساجر نبي نبا مكوريشي نبا ساجر جزا كمكوريشي لا كوزا جزا كموسي مروكا نسبة الله سبحانه وتعالى يوكونات بي يا دوها ومبغرغو باكوريشي نمياج محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرجزتي ناجي لكيم بانو بابا هوري ممبري الله سبحانه وتعالى برشا تبيتشي بيجي شنيا أمي ما تجي ديني بيجي شنيا وسمى قرآن هكتيابو bakanigishanya amasomo agiye atandukanye fiqhi hadithi tauhidi amasomo yabagirira kamaro hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka uretse yuko mu gihe bicaye gutya Allah subhanahu wa ta'ala ashira ituze imitima yabo ashira ituze mu bituza byabo hanyuma kandi abamarayika bakabatwikiriza impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala ndetse kandi bikaba biri mu mpamvu zikomeye kubabarirwa ibyaha by'uwari wese wicaye mu byicaro by'ubumenyi cyangwa se mu byicaro byo gushakisha ubumenyi. nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu aratubwira ati ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataaya wa yurfa'u bihi ad-darajat قالوا بلى يا رسول الله إنهم إيمان صلى الله عليه وسلم يبقى بسانجر نجندو بيرا بغيرتي يسنا بغيرا ibyo mwakora kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala abarire amakosa yanyu ibyaha byanyu anabazamure mu nzego urwego no kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kuzamure mu rwego rw'abantu mu ijuru barangije abwira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ati turi tayari kumva no kumvira ya Rasulullah فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إيمان رابيرتي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار صلاة بعد الصلاة إنهم إيمان صلى الله عليه وسلم يقول من بيتاته kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kubari ibyaha byawe nakuzamure mu nzego z'abantu abantu bakoraga ibikorwa byiza bakiri hano kuri isi abagaragu beza Allah subhanahu wa ta'ala yishimira ibikorwa uzagihozaho uzagikora kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kubari ibyaha byawe unabishire muri gahunda za ubuzima bwawe ugerageza kubikora igihe ubonye umwanya. icyambere intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam arabwira ati isbagh alwudu' ala almakarihi gutawadha kabone nubwo watawadha igihe kigoranye
uko umuntu yatawaza mu gihe cy'imbeho, hari imbeho nyinshi akoresha amazi ari mu gutawaza. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aravuga ati iki ni ikintu cya mbere umuntu akora Allah subhanahu wa ta'ala akamuzamura mu nzego akanamubarira ibyaha bye, gutawaza. Mu yindi riwaya intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati al-wudu'u silahul mu'min, burya dutawaza ni ingabo kumwemera Imana. Hanyuma nanone intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nyuma yuko amaze kubabwira ibyiza byo gutawaza, yuko igihe umuntu atawaje ari mu bantu batawaza, bahora batawaje bafite wuzu, n'igihe bagiye gusari bagatawaza bakoresheje amazi, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ibabwira ikindi cya kabiri, ababwira ati wa kasratil khata'i ila al-masajid, gutera intambwe nyinshi igihe umuntu agiye gusara, kugenda n'amaguru igihe umuntu agiye gusara bishoboye, nta bundi burwayi cyangwa se ubumuga afite, akagenda n'amaguru agiye gusari, agashyiraho umugambi ko Allah subhanahu wa ta'ala buri ntambwe ari gutera Allah ari kumubarira ibyaha bye. Wa intidhari salatin ba'da salah, ikindi cya gatatu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yababwiye, irababwira ati gutegereza sala y'itegeko nyuma yuko umuntu amaze gusara indi sala y'itegeko. Burya tumaze gusara salatul maghribi, umuntu akicara agategera salatul isha yicaye munsi yitatuje, uyu nguyu Allah subhanahu wa ta'ala bari kumubarira ibyaha bye, anamuzamura mu nzego z'abagaragu yishimira hano kuri iyi si ndetse naje ku munsi w'imperuka. Aha rero intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ibintu bitatu iyo umuntu abishizeho umutima akabyubahiriza akabishyiraho n'umugambi, igihe cyose agiye kubikora nta kabuza Allah subhanahu wa ta'ala amuzamura mu nzego akanamurira ibyaha bye. Tugerageza bi'idhnillahi ta'ala mu gihe umuntu nta kimwirukansa nyuma ya salatul maghribi, yicare atuze umusigiti gutya, akore azkar sinza Allah subhanahu wa ta'ala, yegereze Allah mu bikorwa bigiye bitandukanye, gusoma Qur'ani n'ibindi nkabyo, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala mwishimire. Uyu mwanya muto cyane umaze kuva mu kazi kawe, icara mu musigiti utakambira Allah subhanahu wa ta'ala, umaze gusara salatul maghribi wicara utakambira Allah subhanahu wa ta'ala, kujya salatul isha wenda Allah yakubarira ibyaha byawe, na yawm al-qiyam ukazaba uri mu bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala zahishura. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama nanone mu kutubwira uburyo bwo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumwegereza, rimwe na rimwe kenshi dukunze gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ariko nanone mu kumusaba ntabwo tuzi adabu zo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Izi mpamvu cyangwa se imyifatire igomba kukuranga mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala abashe kukwakira ubusabe bwawe mu buryo bwihuse, ndetse kandi n'igihe uri gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala wumve neza yuko 100% Allah ithawabu zose yaziguhaye. Hari ibigomba kukuranga, hari n'ibyo ugomba kwirinda. Ikintu cya mbere kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala akwakirira ubusabe bwawe mu kumutakambira, mu kumwiyegereza, icya mbere mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala ugomba kuzirikana huwa hudurul qalb. Icya mbere ni ugusaba Allah, ariko mu kumusaba nanone washize umutima kuri bya bindi uri kumusaba. Ntabwo ari ugukoresha ururimi rwawe uri gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala, ariko umutima wawe n'ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe birahandi. Wowe uri gusaba Allah ariko umutima wawe ntabwo uri aho hafi. Uri gusaba Allah n'ururimi rwawe uri kuvuga amagambo,
uri gukoresha amagambo ku rurimi rwawe usaba Allah subhanahu wa ta'ala ariko umutima wawe urahandi. Uri gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, uri kwifuza ibyifuzo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ariko maskini ya Mungu uri kuri chat, uri guchatinga, uri no gusaba. Ibi ngibi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarabitubujije. Niba ugiye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ugomba kurangwa n'ibintu bibiri. Awalan harakatul lisan wa hudurul qalbi. Icyambere ugomba gukoresha ururimi rwawe mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ariko nanone nubwo uri kumusaba tekereza kuri ibyo bintu uri kuvuga, ubishireho umutima. Wijye gusaba Allah ariko uri ahandi hantu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu, ihadith yacu na Abi Hurairah Imana bwishimire, aragira ati qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iratubwirati ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ومسبح الله سبحانه وتعالى ariko nanone mwumva yuko ibyo muri gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ari kubyakira, mufite icyizere cyuko Allah subhanahu wa ta'ala ari kwakira ibyo muri kuvuga, ibyo muri gusaba. Arangira atubwira ati wa'lamu, munazirikane neza, munamenye neza yuko anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahi. Muzirikane yuko Allah subhanahu wa ta'ala takira ubusabe bw'umuntu uri gusaba Allah, uri kumusaba ariko umutima we uri ahandi hantu. Uri gusaba Allah uri gutegereza gahunda zo mu rugo, uri gusaba Allah uri gutekereza akazi kawe, uri gusaba Allah uri gutekereza umupira, uri gusaba Allah uri gutekereza yuko mashi igiye kurangira nacikamwe. Ati bingibi Allah subhanahu wa ta'ala agashobora kwakira ubusabe bwawe. No gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, umuntu akaba ari gusingiza Allah avuga subhanallah alhamdulillah, ariko nanone hari ibindi bimuhugishije muri uwo mwanya bigabanya ithawabu z'izo azkar uri gukora. Ni byiza yuko mu gihe uri no gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala utekereza kuri izo azkar, ubuhambare bw'amagambo uri kuvuga uyatekerezeho. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aratuburira atubwira ati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahi. Ati Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yakira ubusabe bwa wa muntu uri gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala ariko umutima uri ahandi. Bishatse kuvuga yuko uyari gukoresha ururimi rwe ariko umutima we uri ahandi hantu, wari gutekereza ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo ari kuvuga. Icyo ni icyambere. Ni nayo mpamvu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, uyu yari mu batabi'i, yaje annahu ra'a rajulan yad'u wa biyadihi al-hasa. Yabonye umugabo uri gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, wari mu batubanjirije beza, ngo yabonye umugabo ari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ariko mu kiganza cye harimo ibuye ari gukina naryo, wa biyadihi al-hasa yal'ab bihi, ari gukinisha ryabuye mu kiganza cye. Uru ni urugero. Niba yaramubonye afite ibuye, turaza kubisanisha n'iki? N'izi telefone zo mu biganza byacu. Wa annahu ra'a rajulan yad'u wa biyadihi al-hasa,
ngo yabonye umugabo ari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ariko mu kiganza cye acigatiyemo iki ibuye yal'ab bihi ari gukina naryo kandi ari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala arangije aramubwira ati alqil hasa wakhlis lillahi ad-du'a ngo fata iryo buye urijugunye ureke kwanza hanyuma wowe usabe Allah subhanahu wa ta'ala weza umutima wawe usaba Allah subhanahu wa ta'ala ibyo uri kuvuga uri kubitekerezaho neza naho iryo buye rishire hasi ubanze wite ku cyo uri gusaba wibande ku byo uri gusaba arambwira ati iryo buye ufite rishire hasi hanyuma ufata umwanya wibande ku byo uri gutakambira unasaba Allah subhanahu wa ta'ala ibi nabyo biraza bishimangira ariya magambo twumvishe ku mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu atubwira ati Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yakira ubusabe bw'umuntu uri kumusaba ariko umutima we uri ahandi hantu ikintu cya mbere ugomba kuzirikana neza yuko mu gihe uri gusaba Allah subhanahu wa ta'ala umutima wawe uri aho ngaho uri no gutekereza ku byo uri kuvuga hanyuma rero kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kwakira ubusabe bwawe ugomba nanone kureba ibihe byiza byo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ubusabe hari bimwe mu bihe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yagaragaje nkuko bigaragara muri hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu nanone hadithi ya Abi Hurairah Imana imwishimire aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuzati ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر والله سبحانه وتعالى ورجرو أرمانوكا كذا كتير رشايوما ورجل الله سبحانه وتعالى رمانوك akaza ku kirere cya nyuma muri kimwe cya gatatu rya nyuma nibwo Allah subhanahu wa ta'ala amanuka ati hina yabqa thuluthul layl al-akhir igihe muri kimwe cya gatatu rya nyuma bimana kuva saa 8 kugera ryari igihe umuseke utambikiye igihe salatu al-fajr yinjiri muri uriya mwanya wose Allah subhanahu wa ta'ala aramanuka fayaqul Allah azza wa jalla kavugati man yad'uni fastajibu lahu ninduri kunsaba bumwakira ubusabe bwe ومن يسألني فأعطيه ninduri no kunsaba ibyo ashaka ngo mbimuhe ninduri kunsaba ninduri kuntakambira ngo nakire ubusabe bwe mwakirire ibyifuzo bye ومن يستغفرني فأغفر له ninde nanone uri kunyicuzaho kugira ngo mubabarire ibyaha bye Allah ahari umugaragu igihe cyose nanone agomba kurara inkera atakambira Allah subhanahu wa ta'ala niba hari ibintu wenda bitagenda neza ryama ijoro utakambire Allah abandi baryamye wowe uhagaze usabe Allah subhanahu wa ta'ala umutakambire urebe igihe cyiza tumaze kubona yuko byibuza kuva muri saa 8 kugera ryari
igihe umusajja utambikira salatu al-fajr yinjiri uriya mwanya wose ugusanga uhagaze uri kureba ukanuye uri gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wenda yakwakira ibyifuzo byawe. Allah turamukeneye cyane. Allah turamukeneye birenze uko tubitekereza. Umuntu arashaka ikintu akumva yuko byarangirira mu byifuzo bye, ati buriya nzakibona, reka nizere Allah subhanahu wa ta'ala. kandi ad-du'a huwa al-ibada. Gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ubusabe dukora ni ibada. nanone tubikomora muri hadith ya Abi Hurairah radiyallahu anhu aratubwira ati ngo laysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. ngo nta kintu Allah subhanahu wa ta'ala akunda kumugaragu we mubusabe wo kumusaba. nta kintu Allah yishimira kumugaragu kuko yamubona ari kumusaba. byuka nijoro utakambira Allah subhanahu wa ta'ala wisinzira. ntago ari umwanya wo kuryama, hari byinshi ukeneye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fata umwanya wawe utakambire Allah, ukora impamvu zatuma wiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. intumwa y'Imana aratubwira ati ma zala al-'abdu yataqarrabuna, Allah ni wivugira muri hadith al-qudusi. Allah aratubwira ati ma zala al-'abdu yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. umugaragara cyanyegereza mu bikorwa, akora ibikorwa ntigeze mutegeka. akabyuka gukora qiyamul layl, gatakambira Allah subhanahu wa ta'ala, kicara kamusaba kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala akunze. kandi igihe cyose Allah subhanahu wa ta'ala atangiye gukunda, yagushize mu nshuti ze, igihe cyose iyo umusabye Allah arakwakira ubusabe bwawe. aha rero ugomba no kureba ibihe byiza byo gusaba mu busabe kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala akwakire ubusabe bwawe. hanyuma nanone ikindi gihe cyiza ni igihe bamaze gutora adhana mubashara. bakimara gutora adhana la ilaha illa Allah, umaze gusubiramo adhana uhita usaba Allah subhanahu wa ta'ala icyo ushaka. nk'uko tubikomora muri hadithi ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, aratubwira ati جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، من وقع ياجب نمي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا بأذانهم. أبان وطور أذان يا رسول الله. وما زكتو تانجب جيزا جو سوارا بجاي ibyiza byose bamaze kubyitwarira. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم intumwa y'Imana ibwira uyu mugabo, iramubwira ati qul kama yaqulun, niba koko ibyiza ubikeneye nk'ibyo Bilali abona, ithawaba abona nawe ukazazibona, jya usubiramo ibyo ari kuvuga. amagambo avuga ari gutora adhana uyasubiremo. qul kama yaqulun, nawe ujye uvuga nk'ibyo ari kuvuga. nanone tubikomora mu yindi hadithi n'umwe sallallahu alaihi wasallam tugira ati idha sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. igihe cyose muri kumva adhana mujye musubiramo iri adhana nk'uko muadhdhinu uri gutora adhana ari kuvuga, ntacyo mwongeyemo n'icyo mugabanyije. uretse ahavuze ngo hayya ala salat hayya ala al-falah, turabati la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ibwira n'umugabo aramubwira ati qul kama yaqulun,
niba nawe ushaka ibyiza nk'ibya muadhinu jya uvuga nk'ibyo avuga utega amatwi usubiremo ibyo ari kuvuga ariko baratora azana n'uri mu biganiro akabikomeza ikiganiro kigakomeza kandi mu byo dutegetswe iyo hari gutorwa azana tugomba kwitega amatwi tugaceceka niba Qur'ani turi kuyisoma tuyihagarika mu gihe bari gutora azana tukayihagarika kugira ngo dusubire muri azana noneho ibiganiro bisanzwe kuki ibyo tubikomeza tukabiganira twumva yuko azana nta kirivuze ariko umva basaba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bumvaga yuko icyizuri yabona ko Allah subhanahu wa ta'ala bakirwanira cyangwa se niyo habaho n'ipiganwa ribeho kugira ngo byibuza nawe abone byiza nk'ibyuriya uri gutora azana ari guhamagarira abantu isala nawe abasha kwibona intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itanga umuti iramubwira ati qul kama yaqulu ujye uvuga nk'ibyo muadhin ari kuvuga fa idha intahayta fasal tu'ta numara kuvuga ibyo ari kuvuga muadhin fasal tu'ta uzaitu saba Allah subhanahu wa ta'ala akukanya icyo uzasaba Allah azakiguha bakimara gusoza adhana la ilaha illa Allah umaze kuyisubiramo icyo usaba Allah subhanahu wa ta'ala ati fasal tu'ta ngaho saba Allah subhanahu wa ta'ala Allah araguha ibyo ushaka biri kwifuza nongo na nyuma yuko umuntu nyuma ya adhana mubashara ako kanya ubusabe burakirwa icyo usabye Allah subhanahu wa ta'ala arakiguha hanyuma nanone mu gihe utabashije kubyibuka birashoboka nk'umuntu zirikana neza yuko hagati ya adhana na iqama nanone ni umwanya Allah yaguhaye kugira ngo Allah yakire ibyifuzo byawe kama jaa fi hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu nkuko byaje muri hadithi Anas ibn Malik Imana imishimire yaragize ati qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا وبسبب أمون السبي هقتي أذان إقامة الله رب قاتيرا وسبب بوسي وسبب كرماني هقتي أذان إقامة الله رب قاتيرا قاهوني مسبب الله أكبر يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم iratugaragariza yuko gusaba nicyo kintu Allah yishimira cyane ariko no kugira ngo ubashe kuzamura ibiganza usabe Allah subhanahu wa ta'ala ni tawfiq min Allah ni wa wundi Allah yarashoboje kino kintu kubera ko nkuko dusari ukabona bamwe basenza banibagiza basari ni tawfiq ya Allah ni ibada uri gukora irakomeye ishobozwa bake ishobora bake niyo mpamvu no gusaba umuntu tumara gutora salamu abantu bakiru limadha kubera icyo ticara kuri azkari sinzi Allah subhanahu wa ta'ala uriya mwanya kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala amwakire ibada ze yicara umwanya iminota itarenze 2-3 السلام عليكم والسلام عليكم umuntu akabari rukanza maskini ya Mungu anasoga sanga ari mu mibi z'umusigiti nta n'ikintu ari gukora rimwe na rimwe nizo azkari ntazikore gusaba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq min Allah Allah nagushoboza kuzamura ibiganza ukamusaba uvuga alhamdulillah Allah ma inimi komeye abandi itigiziba ari umugaragu Allah subhanahu wa ta'ala ugomba kubahiriza bino bintu mu gihe cyo gusaba gihe ugiye gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala gerageza utekereze ku byo uri kuvuga umutima wawe ushyire hamwe utuze ntusabe Allah
ariko umutima wawe uri ahandi, hanyuma nanone urebe ibihe byiza byo kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala akwakire ubusabe bwawe. Dusoza Allah subhanahu wa ta'ala yuko atwara ibyaha byacu, ndetse kandi kino cyicaro cyacu yakira akigera kimwe mu byiciro byo mu ijuru ya rabbal alamin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.